ku buryo ugeze naho ubuzwa umutekano na telefone. Uzi ko telefone ziri gusenyera abantu, telefone, ku buryo ushyira ingenza ku muntu yavuganye nande, yararihe, wanyuzehe, noneho yajya no guhaha ukamugenza, ugasohoka ngo urebe ko icyerekezo ugasohoka ngo urebe ko icyerekezo yerekejemo aricyo iduka ririho. Ukagerageza gushaka nimero z'abo bakorana kugira ngo ujye umenya amakuru y'igihe basoreje akazi. Ayiwe noneho cyangwa ugasanga kubera kutagirira mugenzi wawe icyizere, noneho n'ibyagombaga kubyara inyungu mu muryango birahagaze, hakaboneka impamvu zituma uhagarika umuntu akazi. Nzi imiryango, hari imiryango myinshi ipfa akazi bikarangira noneho ahubwo umwe ahagaze mu kazi ngo kuko mugenzi we atamugiriye icyizere gusa. Kugirirana icyizere bikuraho uko gushyira ingenza kuri mugenzi wawe. Kugirirana icyizere bikuraho gushidikanya ukuri kw'ibyo yakubwiye. Kugirirana icyizere bikuraho kumubona nk'uwaguca inyuma. Kugirirana icyizere bikuraho kugenzura buri kantu kose. Ejo bundi hari umudamu wampamagaye arambwira ati ndagira nte ko mfite ikibazo cy'uko bitewe n'amakimbirane dufitanye mu rugo, ati umugabo noneho ubu ngubu ntashobora kuza ngo nasanga twateguye ibyo kurya yemere kubirya. Ati reka ati niyo naruye ibyo kurya, ati njya kubona nkabona ibyo nayo namugeneye ahise abiterura abishyize imbere yanjye, ibyo nishyiriye imbere yanjye abagize ati ntibyariye. Ati kandi nubwo yabirya ntashobora kubimara habe na gato, atabakirya yarangiza agahita afata bya bidasigaje nabwo ntiyizene yasani wenda ko ntayirimanganije kubera ko umutima maze kuhabuka. Nkajya kubona nkabona na bya binda bisutse ku isahani yanjye kugira ngo nabyo arebe ko ndi bubiryaho. Kubera iki uyu munsi abantu batekereza ko gusezerana ubwabyo ari igisubizo cyo kubaka amahoro arambye mu muryango? Oya, waba waribeshye. Ntabwo gusezerana mu mategeko ari igisobanuro cyo kubaka amahoro arambye mu muryango. Icyakoze byakuhesha uburenganzira kuri bimwe utahabwa uburenganzira utarasezeranye. Ariko isezerano ry'ukuri, isezerano rizima, isezerano uzabazwa gutatira igihango cyaryo, ni rimwe gusa, ryarindi ryakozwe ubwo mwabwiranaga ko mukundana, ubwo mwabwiranaga ko mwemeye kumwe yabera undi umugabo cyangwa akabera undi umugore. Nta bantu bari bahari. Mushobora kuba mwari muri munsi y'igiti, mushobora kuba mwari mwicaye muri salo, mushobora kuba mwari muri mu muhanda mugenda, ariko umwe muri mwe agasaba undi urukundo, umugenzi we akikiriza akavuga ati ndarukwemereye, ndaruguhaye. Ndakubwiza ukuri icyo gihango kizagukurikirana igihe icyo ari cyo cyose. Ntibisaba ko meya bahari, ntibisaba ko gitifu bahari, ntibisaba muri make icyo nshatse kuvuga, nta muntu mu isi y'abazima ufite ubushobozi bwo gusezeranya umuntu isezerano ridahinduka. Hari umuntu wampamagaye arambwira ngo amaze iminsi irenga umwaka atazi icyo umugabo we agira gute akora. Arambwira ati njyewe nkora amanywa wagakora ryari agakora nijoro. Ati iyo mbyutse waba yinjira, iyo ninjiye nawe abasohotse. Umwaka wose umaze wa mugabo we ubundi ukora iki? Ubundi mu by'ukuri byakunanije iki guhuza itumanaho ryawe n'umugore wawe kugira ngo muganire ko n'ubundi ibyo uri gukora ari bizabyara umusaruro w'urugo rwawe? Kuki ni igiki gitumye umugore atabasha kumenya akazi ukora? Kandi iyo miryango turayifite. Cyangwa ugasanga nubwo uzi akazi akora ariko ntushobora gusobanukirwa umushahara icyumara icyo ukoreshwa. Nubwo ibyo wakora byaba ari byiza nk'uko nabivuze, ukaba wagenda ukazana inka ugashyira mu kiraro, ariko umwe muri mwebwe uri busohoke atazi iyo nka imigurirwe yayo, niba ariyo waguze, niba ariyo wagabiwe, niba ari uwagutiye ikiraro ngo wabashe kukororera. Nubwo ari byiza umuntu akajya kubona akabona icyo gikorwa wagikoze, mu by'ukuri azaba akorewe ihohoterwa rishengura umutima. Azanwa amata nibyo, ariko yari afite ububasha n'uburenganzira bwo gumenyeshwa, guhabwa mesaje yuko urwo rugo rugiye kwinjiramo inka.
none se mu by'ukuri urugo rutazagengwa, urugo wowe urabona mugenzi wawe nta marangamutima afite yo gukunda no gukundwa, urabona nta marangamutima mugenzi wawe afite yo kugaragaza ibyishimo n'umunezero, ku buryo amarangamutima yawe ari yakwiriye kuba hejuru mu rugo, ayundi akajya hasi burundu. Ntabwo bikwiriye. Niba ukeneye amahoro arambye, ubaha mugenzi wawe, wubahe n'inshingano. Kandi igisobanuro cyabyo ni uko umuntu akwiriye kubaha amarangamutima ndetse n'ibitekerezo bya mugenzi we. Ukubaha amarangamutima ya mugenzi wawe, ukubaha n'ibitekerezo bye. Birashoboka ko ngewe mu bumenyi nshobora kuba ibitekerezo byanjye biri hasi, kuko nyine n'ikigero cy'imitekerereze yanjye kiri hasi, ariko ntibivuze ko nimanika agatoki uravuga ngo ziba n'ubundi ntacyo ugiye kuvuga. Ubu uyu munsi dufite abantu bubatse imiryango ariko utamenya niba imiryango ari iyabo, bubatse ingo ariko utamenya niba ingo ari izabo, ugasanga nta bagenerwa bikorwa mu kintu cyose. Ntabwo bikwiriye. Rero ukwiriye kubaha mugenzi wawe niba ukeneye amahoro arambye, ukanubaha inshingano, kandi ibyo bivuze kubaha amarangamutima, ibitekerezo ndetse n'igihe, mugasobanukirwa no gukoresha igihe cyanyu. Uyu munsi dufite ingorane z'uko abantu tutazi agaciro k'igihe, nyamaze burya igihe, hari umuhanga yaravuze ngo igihe ni amafaranga. Igihe iyo ngeweho mfite ibimenyetso, njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo umurimo ubona uzakora wakora ukawurangiza, ntuzawutege ejo. Nubwo ejo ari hahari, ushobora kuzaba wagerayo, ariko birashoboka ko wareka gukora icyo wari bukore ukakirangiza ngo uzagikore ejo, bugacya mu gitondo mu muryango habaye ibyago, cyangwa se n'iwawe umuturanyi yagize ibyago, bituma utajya muri za nshingano zawe kandi ejo wagombaga kubikora. Uyu munsi uretse n'ibyago ushobora no kugira ikibazo wowe ubwawe gituma kakazi uhagarara kugasubiraho mu gitondo, nyamaze wa muzenzo cya gicumbi wacumbitse, ngo nabivuze umuzenzo ku bahinzi, ukaba uri gutera nk'intabire, kandi mu by'ukuri imbere umuzenzo usigaye wawuzenze ukarangiza gutera cyangwa ukarangiza kurima cyangwa gutabira, noneho ukavuga ngo ndiruhiye reka ntaye nzabikoresha. Yego nibyo kuruhuka, ariko ibuka ko icyo kivi udasoje, icyo kivi udasoje ukibwira ko uzagisoza ejo, imvura ishobora kubyukira ku muryango ntubu kigisoza, kandi imyaka washyizemo yo iri kubyimba, iri guturika kugira ngo imere. Shalom shalom bakundwa, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze bibane namwe. Tunezerewe Imana mu mutima kuko itwemereye ikabiduhaye aya mahirwe yo kongera kuboneka imbere y'izi kamera, Ihuriro TV show ndetse n'Umucyo Wera TV. Turabakunda kandi bidukora ku mutima iyo tubonye mwadukurikiranye, mugatanga ibitekerezo ndetse mukagira n'uruhari rw'ibiganiro dukwiriye kubaha. Rero abakunzi b'Umucyo Wera TV, abakunzi b'Ihuriro TV, Imana y'amahoro ikomeze kuba mu ruhande rwanyu, kandi dukomeze gufatana amaboko kugira ngo dukomeze kwamamaza inkuru nziza y'agakiza ka Yesu Kristo, binyuze kuri uyu muyoboro, binyuze kuri izi shene Imana iduhaye. Hanyuma nzanwe no gusubiza icyifuzo cyanyu. Hari abantu badusabye bati, Daniel turakwinginze uzadufashe utubwire nibuze bikeya ingingo nke cyangwa se ingamba zishobora kubaka gutuma umuntu agira amahoro arambye mu muryango. Ndavuga ku muryango couple, kububatse ingo, ndavuga ku muryango muri societe. Ni ibiki umuntu akwiriye kwitaho kurusha ibindi? Rero nzanye nibuze ni ibintu byinshi, ni ingingo nyinshi zishobora gutuma umuntu agira amahoro yuzuye mu rugo rwe, zishobora gutuma umuntu agira isoko y'amahoro mu muryango we, ariko ntabwo nari kuzana byose ngo bikunde. Nzanye nibuze ibintu bitanu, ingingo eshanu tugiye kuganiraho,
ku Ihuriro TV no ku Mucyo Wera. Hanyuma namwe muraduha ibitekerezo aho muri bwumve twazongeraho muratubwira icyo muri make turi hano kugira ngo tubahe ibyo mukeneye. Ntabwo turi hano kugira ngo tubahe ibyo twebwe dukeneye, oya. Ni nacyo gituma nyine turi umuryango. Twebwe ntabwo tubafata nk'abandi bantu basanzwe, oya. Turi umuryango, turi groupe, ari n'ibishoboka twazakora groupe imwe, hanyuma muri ya groupe akaba ariho tujya tunatoranyiriza iby'ingenzi kurushaho, ariko buhoro buhoro ibitaragerwaho bizagerwaho. Rero reka dusenga Imana. Ni Evangeliste Daniel dusenga Umuremyi ku batanzi. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 6. Ndashimira Imana ko ikomeje kuba mu ruhande rwanjye. Ndashimira Imana ko ikomeje kungirira neza ndetse no kungirira icyizere no gukomeza kunyemerera ko nkomeza guhinduka ubuhamya mu bantu bayo. Iyo mvuze gutyo gabanzi bahita basobanukirwa icyo mvuze. Imana ishimwe rero ko hari igihe yemera ko umuntu ahinduka ubuhamya mu buzima bwe, agahinduka ubuhamya mu bantu babugufi ndetse n'abakure, mu bakomeye ndetse n'aboroheje. Nawe nguhindukira ubuhamya kandi bugukomeze mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turakubashye, turagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Uri Imana ifite imbaraga, ifite ubutwari, ifite ubushobozi. Uri umunyacyubahiro cyinshi kandi utinda kurakara kuko wuzuye kugira neza kwishuhabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko utwemereye ko tuboneka kuri izi kamera, Ihuriro TV show ndetse n'Umucyo Wera TV. Urakoze ko izi shene wazishyiriyeho kugira ngo tuzinyurizeho amarangamutima yacu, ariko kandi tunarusheho gusohora no kuvuga ibyakubaka imitima y'abantu bawe binyuze mu biganiro bizajya binyura kuri izi shene. Uyu mwanya kuri iyi saha igitumye mboneka imbere y'izi kamera ni ukugira ngo nganire n'abantu bawe icyo dukwiriye gukora kugira ngo twubake amahoro arambye mu miryango yacu. Turabizi neza ko itorero ntiryabaho umuryango udatekanye. Turabizi neza ko igihugu ntabwo cyabaho umuryango udatekanye. Ni nayo mpamvu Satani agambire gusenya imiryango anyuze mu bucakura bwe, mu mayeri ye yayandi akoresha umunsi ku wundi kugira ngo agamburuze n'intore niba bishoboka. Ariko turakwiringiye ko utazigera na rimwe wemera ko abantu bawe bahinduka umuhigo w'abanzi babo, ahubwo uzahora utwimana, uzahora uducungira umutekano. Ngaho rero tuguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo uhagararane natwe muri iki kiganiro. Ntituvuge mu izina ryacu, ntituvuge mu bwenge bwacu, ahubwo tuyoborwe na Mwuka Wera kugira ngo ibyo tugiye gutambukiriza kuri izi kamera bifashe imitima y'abazabyumva kandi bitume n'abari babuze n'abari batakaje amahoro yo mu miryango yabo bongera gufata umwanzuro n'ibyemezo byiza byo gutuma bongera gusana inkike zabo Satani yaramaze kwangiza. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo ndi butinde mu biganiro muri iki kiganiro kuko tugiye gusangira ijambo, nubwo tutari online, nubwo tutari live, ariko turasangira ibiganiro muri commentaire. Turasangira ibiganiro muri commentaire, turasangira ibiganiro kuri telefone kuko dutangana nimero za telefone kugira ngo uwumva akeneye ubusobanuro buruseho, uwumva akeneye inama ziruseho aduhamagare tuvugishe. Ntabwo ari uko kandi turi intyoza cyangwa ngo tube turi abahanga mu byo tuba tuvuga, ahubwo twebwe nyine nkunda kubisobanura nkavuga ngo iyo umuntu atanga ikiganiro abagitanga nkawe ku giti cye, nkawe ntabwo abagitanga nkawe. Nimba ndi hano tugiye kuganira, ndi njyewe Daniel, ntabwo ndi wowe. Ibyo ngiye kuvuga ni njyewe, nuko mbyumva, nuko mbibona. Nta nubwo bikuyeho ukuri kwawe, nta nubwo bikuyeho kubifata, ariko iyo bishyizwe hamwe byose, cya gitekerezo cyawe n'icyanjye, ya myumvire yanjye n'iyawe, tukabishyira hamwe twese, bibyara igisubizo cy'ukuri kandi cyiza. Ariko icyo twese dukwiriye kwitaho ni ukumenya ngo ikigambiriwe ni gute dushobora kubaka imiryango, ni gute sosiyete, ni gute igihugu cyacu gishobora kubaho ariko cyuzuye amahoro kandi amahoro arambye. Rero ndashimira umuntu wese wagize uruhari kudufasha gutegura iki kiganiro,
kuko twebwe twakagombye kuba tugiye kuganira ku bindi, ariko bitewe n'icyifuzo cya benshi, ibyo rero nibyo dukwiriye kubaha. Ibyo nibyo dukwiriye kubaha. Ni nayo mpamvu ntazigera na rimwe nganira ibiri inyuma y'intekerezo cyangwa ibyifuzo byanyu. Ibyifuzo byanyu nibyo nzajya ngenderaho umunsi ku wundi. Nimumbwira ngo tuganirize kuri iki nicyo tuzaganira. Hari n'abambwiye bati ibiganiro, hari ikiganiro nigeze gukora, ndashimira abantu badugira inama. Imana ijye ibaha umugisha. Umuntu arampamagara arambwira ati Dani, ndakwinginze, stop, iki kintu ntabwo nshaka kuzongera kukiganiraho, kandi reka nanjye musubize kuri kamera, ntabwo uzongera kumbona nabiganiyeho. Burya nahise mbireka burundu, kuko nzi neza yuko kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo batagwa mu moshya. Warakoze cyane kunkebura, Imana iguhe umugisha. Reka twiganirire rero. Ese iyo tuvuze amahoro wumva iki? Iyo tuvuze amahoro wumva iki? Mu buryo bwa Gikristo, Bibiliya iravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, ahumuriza uyafite. Ariko hari ijambo uwo muririmbyi yavuze ngo utayata ni utayakurwaho. Bishatse kuvuga ko birashoboka ko waba wari umutunzi w'amahoro, ariko imyifatire yawe ikakwambura ya mahoro wari utunze. Birashoboka ko waba wari umunyamahoro, ariko gurupu bamo ikakwambura kuba umunyamahoro amahoro yawe. Birashoboka ko waba wari umutunzi w'amahoro, ariko abo mugendana, abo mubana, abo mwirirwana, abo musangira, abo mukorana, nyine bakaguhindura imico. Buriya abantu ntago uretse ko si uko batabizi, ahubwo nuko ntekereza ko ari uko hari babuze ubundi buryo bwo kubyirinda. Ariko ndakubwira ngo Abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo mbwira batatu mubo mugendana, nanjye ndahindukira mubwira uriwe. Nuvuga ngo hari igihe dutakaza abo twakagombye kuba turi bo bitewe nuko twivanze n'abadafite indangagaciro nk'izacu. Rero ndagusaba kugira ngo nagenzure uyu munsi niba uri uwo wari uriwe mu minsi yahashize, urebe niba amahoro yawe mu gihe cyashize ari nayo mahoro yawe muri iki gihe. Ikindi ndagira ngo nanakubwire ko hari igihe tugira ingorane, tukagira abantu baza mu buzima bwacu ari abatasi b'umudendezo w'amahoro yacu, ari za maneko. Yego hari igihe tugira ingorane, tukagira abantu baza mu buzima bwacu, kandi bene aba bantu baza nk'abaje kudufasha mu buzima. Bene aba bantu baza nk'abaje kuduha keya y'urukundo. Bene aba bantu baza nk'abaje nyine nk'igisobanuro cy'ubumwe badushakaho, nk'igisobanuro cy'urukundo badufitiye, ariko icyo bagambiriye ari ugutata umudendezo w'amahoro yawe. Ni nayo mpamvu Bibiliya yavuze ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Kuba inshuti nyinshi zisenya urugo ntibivuze ngo baravuze ngo urugo ntirukagendwe. Ntabwo ari cyo Bibiliya burya yari ivuze. Ntabwo Bibiliya yari ivuze ngo ube wenyine cyangwa ube nyirakigunu, ugeze iwawe uri kurya uhita ushyira munsi y'ameza, ugeze iwawe wenza agashera cyangwa ufite umutobe cyangwa n'ikindi kintu kizimano ubure kumuzimanira, kuko ngira ngo turabizi umuryango muzima ugira amafunguro yo gufungurira abashonji, ukagira n'amazimano yo kuzimanira abashyitsi. Niba utari ubundi umuryango nyamuryango, umuryango muzima ugira ibyo bintu bibiri: amafunguro yo gufungurira abashonji. Mu rugo rwawe hakagombye guhora harimo amafunguro afungurirwa abashonji. Umushonji hari ushobora kuza ari nacyo kimuzanye, azanwe no gufunguza no gusaba kuko ashonje. Hari n'uwo nawe ushobora kubonesha amaso ukabona ko ashonje, ugakenera kumufungurira. Ndagira ngo nkubwire ngo nta nubwo umuntu afungurira abageze iwe gusa,
kubera ko ari ibyo umuntu yateguye, ari ibyo umuntu yagennye, akibuka ko munsi ye hari abandi bantu aruta, kandi abo ngabo aruta ari ukwiriye kubasindagiza kugira ngo bajye ejuru, azirikana ko yariye ariko hari abandi batagize gute, batariye. Akazirikana ko abana be bagiye ku mashuri ariko bishoboka ko hari abandi batagiye ku mashuri bitewe no kubura amakayi n'amakaramu, kandi bashobora kuba batagize gute, batambaye. Akibuka ko ashobora kuba ari mu nzu adakodesha ariko hari undi bahaye priyave kubera yuko yabuze ubwishyu. Ibyo ubwabyo ubwo ntabwo ndinjira mu kigendererwa cy'isoko y'amahoro arambye mu muryango. Umuntu ubwe ku giti cye agomba kubanza kuba umunyamahoro. Kuba umunyamahoro ubwabyo nibyo bituma ugira ubushobozi bwo kunagura no ugahinduka isoko y'amahoro mu bandi, noneho wakubaka n'umuryango bikagenda neza kuko abanje gusobanukirwa icyari gikwiriye kurusha ikindi. Rero uwo muntu ahorana amafunguro, ahorana amafunguro adategereje ko bazaza kumusaba, ahubwo we muri we akagira umutima w'impuhwe, akagira umutima w'imbabazi, akagira umutima w'urukundo, akumva ko igitumye ariho, akumva ko igitumye agihumeka, akumva ko igitumye Imana imuhaye kuba uwo ari we ako kanya ari ukugira ngo abere amaboko abanyantege nkeya. Icyampa ukaba uri umunyamaboko w'abanyantege nkeya. Icyampa ukaba uri igisubizo cy'abanyantege nkeya. Icyampa ukaba hari ababariho kubera ko wowe uriho. Rero reka nkubwire ngo noneho nyuma yo kugira amafunguro habaho n'amazima, kubera ko umuntu yubatse umuryango, yubatse urugo, cyangwa se byanga bikunda yiteguye ko mu buzima bwe hari abandi bantu bazaza mu buzima bwe, hari abashyitsi bazaza mu buzima bwe, hari abashobora kuvunyisha bagatanga bagasaba uburenganzira bwo gusurwa bitewe n'impamvu. Uyu munsi bitewe n'uburyo abantu bahugiranye n'inshingano zibaye nyinshi, biragoye ko umushyitsi ashobora kuza kugusura ataguteguje ngo akubone. Ubizi se? Urabizi. Wa muntu rero waguteguje hari ubwo ashobora kuza yikoreye cyangwa akanaza atikoreye, ariko yakoze ikiri ngombwa kuko agukeneye, adakeneye kuhagera gusa ngo wumve ko yahageze, anakeneye kuhagera kugira ngo muganire, anakubone, niba yaranagukumbuye mushirane urukumbuzi, akavunyisha ari cyo kukumenyesha yuko azagira gute, azagusura ku itariki runaka. Hanyuma nawe kuko ubizi neza yuko uwo muntu azaza, ureba ku byo utunze, ukareba n'ikizongera urukundo hagati yawe nawe, noneho uganamutegurira n'amazima. Ushobora gufata inkoko muzo utunze, ushobora gufata imfizi y'ihene, ushobora gufata ikimasa bitewe n'urwego rw'umushyitsi wawe, hanyuma ugategura amazimano. Aya mazimano ategurwa ku mpamvu z'umushyitsi. Buriya rero hagati y'umugabo n'umugore, buri muntu wese yagahora ari umushyitsi kuri mugenzi we, ari umushyitsi kuri mugenzi we. Niba umushyitsi w'umunyamahanga uzaza ntaharare, ushobora kuza yikoreye iby'umumaro cyangwa se atanikoreye, wamubagira imfizi y'ikimasa, ntabwo wakagombye kwirengagiza noneho uwaguhaye urukundo rwa burundu, kandi akagusura ubutazasubira iwabo, kuko iyo akagusura ubutazasubira iwabo. Uwo rero niwe wari ukwiriye amazimano y'urwo rugo kurusha abazarugendamo bose. Ariko kubera yuko musangiye ubumwe, musangiye ubufatanye, biba byiza noneho iyo mufite ivangamutungo ridashingiye mu mategeko gusa, ahubwo mukaba mufite ivangamutungo ariko rishingiye mu rukundo. Sinzi niba iki kintu cyumvikana. Tujya tugira ingorane z'ivangamutungo mu masezerano, ariko ntitugire ivangamutungo mu rukundo. Yego, ariko ndumva byumvikana. Navuze ngo ikitazajya cyumvikana nzajya ngarurwa kuri mikoro no kugisobanura. Si ngombwa ko ibibazo mu bihuriraho muri benshi, nubwo waba uri umwe wenyine ukambwira kutasobanukiwe,
nzagusobanurira nkubaze niba ukeneye ko ngusobanurira kuri kamera cyangwa niba ngusobanurira ku giti cyawe, kuko niyo mpamvu turiho, nababwiye ko turiho mu mpamvu zayo. Rero ndakwisabira kubanza kunagenzura niba isezerano wasezeranye n'uwo mwaba mubana ari isezerano vangamutungo mu rukundo. Kubera iki uyu munsi abantu batekereza ko gusezerana ubwabyo ari igisubizo cyo kubaka amahoro arambye mu muryango. Oya, waba waribeshye. Ntabwo gusezerana mu mategeko ari igisobanuro cyo kubaka amahoro arambye mu muryango. Icyakoze byakuhesha uburenganzira kuri bimwe utahabwa uburenganzira utarasezeranye. Ariko isezerano ry'ukuri, isezerano rizima, isezerano uzabazwa gutatira igihango cyaryo, ni rimwe gusa, ryarindi ryakozwe ubwo mwabwiranaga ko mukundana, ubwo mwabwiranaga ko mwemeye kumwe yabera undi umugabo cyangwa akabera undi umugore. Nta bantu bari bahari, mushobora kuba mwari muri munsi y'igiti, mushobora kuba mwari mwicaye muri saro, mushobora kuba mwari muri mu muhanda mugenda, ariko umwe muri mwe agasaba n'urukundo, umugenzi wakikiriza akavuga ati ndarukwemereye, ndaruguhaye. Ndakubwiza ukuri, icyo gihango kizagukurikirana igihe icyo ari cyo cyose. Ntibisaba ko meya bahari, ntibisaba ko gitifa bahari, ntibisaba muri make icyo nshatse kuvuga, nta muntu mu isi y'abazima ufite ubushobozi bwo gusezeranya umuntu isezerano ridahinduka ngo hari ariwe tuzajya tujya gushaka kugira ngo divorce zihagarare, kugira ngo amakimbirane mu miryango ahagarare. Ariko iyo umuntu arinze isezerano yagiranye na mugenzi we, ari cyo bita ivangamutungo ryo mu rukundo. Ubwo nsobanura icyo bita ivangamutungo ryo mu rukundo. Ivangamutungo ryo mu rukundo ntabwo ari biri ziranyandiko twandika tugasinya tukagira dute, ahubwo ivangamutungo ryo mu rukundo mwavanze ivangamutungo ryo mu rukundo ubwo mwabwiranaga y'amagambo y'ubudahemuka. Ahubwo njya nibaza ubundi bisaza biti, kubera iki urukundo rusaza, kubera iki rucuyuka, kubera iki uwo witaga sheri shushu switi n'ibindi ukabibonera umwanya, yarara mutavuganye ukababazwa nuko uwo mwanya wabuze, none umunsi mwicaranye mu nzu, umunsi mwicaranye mu rugo nibwo umwanya wabuze. Ntabwo byari bikwiriye. Rero dukwiriye guhorana amazimano y'abashyitsi, apana amafunguro y'abasabyi y'abashonje. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi mu miryango Satani akoze ikintu kitakagombye kuba gikwiriye. Ugasanga babiri mu rugo, nani babiri mu rugo koko, umugabo n'umugore bageze mu rugo kandi basezeranye kuba umubiri umwe, ariko Satani bagera mu rugo akongera akabasubiza kuba babiri. Umwe akongera akaba umugabo, undi akongera akaba umugore, hanyuma hakabaho amakimbirane aturutse mu kutubahana no kudacirana bugufi, kubera ko buri muntu wese arashaka kugira ngo ikivuzwe, igikozwe, hubahwe igitekerezo cye. Ntabwo ariko bikwiriye. Rero reka twivugire ku ngingo z'ingenzi eshanu nk'uko twabivuze, zishobora kuba isoko y'amahoro arambye mu miryango yacu. Ingingo z'ingenzi zishobora gutuma umuntu agira umuryango muzima, umuryango mugari. Ingingo ya mbere, itumanaho rizima, itumanaho ryubaka. Itumanaho ryubaka ubwo bishatse kuvuga iki? Iyo tuvuga inshuro nyinshi nabisobanuye, tuba tuzi neza yuko hari abandi bantu badukurikiranye bafite ubumenyi burusa ubwacu. Kuba ufite ubumenyi burusa ubwacu rero ukaba utari gutanga uwo musanzu, twebwe tuwutanga Chimbogisi uduha inama n'ibitekerezo ukuntu twabikora neza kuruta kudusenyesha icyo wakwita ukuri kwawe ngo twebwe twavuze ibyo tutari dukwiriye kuvuga. Ubwo hari abo mpaye gasopo, nabo barabizi kandi nizeye yuko ubwo nabo bumvise. Imana ibaha umugisha kwihanira kureka, kuko hari abantu usanga bivanze muri content y'umuntu, ugasanga nyine batangiye kujudginga ibintu, kandi uko kuri kwa uzi ubwo buhanga n'ubwo bumenyi n'ubwo bwenge ntabwo ushaka kubisangiza abandi. Nyamaze ucimba gwisi ngewe meye noneho kujya
ahabona kugira ngo nganire n'abantu, wambwira uti buriya kubinoza neza nuko byagenda gutya. Itumanaho ryubaka, tujya tuvuga rimwe na rimwe abantu ntibumve ibyo tubasha kuvuga. Itumanaho ryubaka ni ukuganira neza, kumvikana ku byemezo no gusobanurira undi icyo wumva cyangwa ushaka. Kugira ngo nagiye mbyandika kugira ngo bize kutworohera. Itumanaho ryubaka dusanze ari iki? Dusanze ni ukuganira neza, kumvikana ku byemezo no gusobanurira undi icyo no gusobanurira mugenzi wawe icyo wumva cyangwa ushaka. Nicyo bita itumanaho ryubaka. Guhuza amakuru ni ukuganira neza, kumvikana ku byemezo no gusobanurira undi icyo ushaka ariko mu buryo bwubaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuko njyewe ndi umugabo, kuko njyewe mfite ijambo ringana gutya, kuko njyewe mfite akazi, kuko njyewe mu kubaka uyu muryango ari njyewe wagize uru ruhari gutya, ngo mugenzi wawe ahinduke umugenerwabikorwa. No, ntabwo icyo ari cyo. Isoko y'amahoro, kubaka amahoro arambye mu muryango, intego ya mbere ni uguhuza amakuru mu buryo bwiza, kuganira mu buryo bwiza, kumenya ni gute itumanaho ni gute message, sinzi ko ni gute nategura iki gikorwa cyangwa iki kiganiro mu buryo bukwiriye. Nicyo nise itumanaho ryubaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo umugenzi wawe azajya kubona abone waguze imodoka ngo nuko ari byiza. Ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari byiza, kuko bijya bibaho umugabo n'umugore bakabana, bugacya mu gitondo ukajya kubona ukabona mu kiraro harimo inka utazi uko yagezemo. Ni byiza, ni inka izakamirwa amata abana banyu. Ariko byari byiza ko ayo mafaranga mbere y'uko ujya mu muterano kugura inka ubanza kwicarana n'uwo mwashakanye mukabiganiraho, mugafata umwanzuro mwembi ko iyo nka ariyo ikwiriye kugira gute kugurwa. Ntabwo ari byiza ko uhinduka umuyobozi w'urugo. None se ubundi ubwo hakayoboye nde? Ko mwese mwashakanye mukuze, ubundi kuki ushatse kwigira umuyobozi mu rugo rwawe? Ntabwo undi ahinduke umugenerwabikorwa, umuyoborwa. Ntabwo ari byo. Iryo ni ihohoterwa riba rigiye gukorerwa mu ruhande rumwe. Birasaba ngo niba hari igikorwa kigiye gukorwa, hakorwa itumanaho, message itambutswe neza, umuntu agaragaza igitekerezo afite, hanyuma cyicarirwe, kiganirirweho, noneho umwanzuro uturutse mu byemezo byabo ari ufatwa. Ariko ibaze nawe ari wowe ukaba ubana n'umuntu, bugacya mu gitondo agakaraba, agafata ibaga, agafunga imyenda, akajya mu isafari utazi ashobora kumaramo iminsi 2 cyangwa 3. Kandi hari abagabo bakora ayo makosa, kandi hari abagore bakora ayo makosa. Nta nubwo turi kuvuga kububatse gusa, n'abatarubaka. Ni byiza ko niba ugize message ukeneye gutambutsa hagati y'uwo mwitegura kurushinga, ntabwo ari byiza ko ubikora mu buryo bwo gutanga itangazo, kuko igihe cyose uzamubona nk'uwo kumenyesha gusa, uzaba wirengagije ko nawe ari mukuru, ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ku bikwiriye kubaka umuryango urambye. Ni byiza rero ko itumanaho ry'abubatse cyangwa se ry'abakeneye kubaka, iyo message y'igikorwa kigiye gukorwa bidasaba ngo haboneke umuntu usa naho ari we responsable muri icyo kintu, ngo undi we agiye kukigenerwa. Nk'uko nari ntanze urugero, ukaba wajya ukabona umuntu umwe muri mwebwe arahagurutse afashe isafari, wamutelefona, wari uzi wenda ngari mu rugo, agahita akubwira ngo ndi Cyangugu, ndi Kibungo, ndi za Ruhengeri, mu by'ukuri wari uzi ko wamusize hehe? Wamusize mu rugo. Ibyo birangira bibyaye n'amakimbirane yo kutizerana,
kubera yuko sinumva impamvu niba uri gukora ibikwiriye uri kubikora rwihishwa. Uyu munsi dufite ingorane zo kuba abantu batanazi, bashobora no kuba babana umwe akaba atazi akazi ka mugenzi we. Ejo bundi hari umuntu wamamagaye arambwira ngo amaze iminsi irenga umwaka atazi icyo umugabo we agira gute akora. Arambwira ati njyewe nkora amanywa wagakora ryari agakora nijoro. Ati iyo mbyutse waba yinjira, iyo ninjiye nawe abasohotse. Umwaka wose umaze wa mugabo we ubundi ukora iki? Ubundi mu by'ukuri byakunanije iki guhuza itumanaho ryawe n'umugore wawe kugira ngo muganire ko n'ubundi ibyo uri gukora ari bizabyara umusaruro w'urugo rwawe? Kuki ni igiki gitumye umugore atabasha kumenya akazi ukora? Kandi iyo miryango turayifite. Cyangwa ugasanga nubwo uzi akazi akora ariko ntushobora gusobanukirwa umushahara icyumara icyo ukoreshwa. Nubwo ibyo wakora byaba ari byiza nk'uko nabivuze, ukaba wagenda ukazana inka ugashyira mu kiraro, ariko umwe muri mwebwe uri busohoke atazi iyo nka imigurirwe yayo, niba ariyo waguze, niba ariyo wagabiwe, niba ari uwagutiye ikiraro ngo wabashe kukororera. Nubwo ari byiza umuntu akajya kubona akabona icyo gikorwa wagikoze, mu by'ukuri azaba akorewe ihohoterwa rishengura umutima. Azanwa amata n'ibyo, ariko yari afite ububasha n'uburenganzira bwo kumenyeshwa, guhabwa mesaje y'uko urwo rugo rugiye kwinjiramo inka. Cyangwa navuze no ku modoka, nayo ni nziza nubwo azayigendamo, kujya kubona ukabona hari ibikorwa byakozwe ariko mugenzi wawe atagize gute, atabizi. Ntabwo ari byiza, ni ukwambura uburenganzira, ni ukwambura agaciro mugenzi wawe. Sigaho kwambura agaciro mugenzi wawe bitewe no gutambutsa mesaje nabi. Icya kabiri, ingingo ya kabiri, icyo twise urukundo rw'ukuri. Oya? Kabiri, nicyo twise urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ukuri, uyu munsi dufite ingorane z'uburyarya, uriganya, kutagira urukundo rw'ukuri, mbereka, uburyarya, ubucakura. Noneho ugasanga umuntu ni umunyakinyoma. Iyo tuvuze urukundo rw'ukuri ni iki? Tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze kwerekana urukundo mu magambo no mu bikorwa. Iyo tuvuze urukundo rw'ukuri, ntabwo dukeneye urukundo rwo mu magambo. Njyewe niba umbwira ko nkunda, njyewe Daniel, abantu mumbwira ko munkunda, noneho ngize amahirwe, reka mbibabwire, sinkeneye ko munkunda urukundo rwo mu magambo. Mukwiriye kureba aho intege nkeya zanjye ziri kugira ngo mumbere amaboko, si byo se? Mukwiriye kureba aho intege nkeya zanjye ziri kugira ngo mungire inama. Kuko nge umuntu agira impande ebyiri, ibice bibiri. Agira igice cy'imbaraga, akagira n'igice cy'intege nkeya. Uyu munsi ni nayo mpamvu ntakwiriye kwitwa intwari, ni nayo mpamvu udakwiriye kwitwa intwari. Kuko intwari iboneka iyo yatabarutse, kandi igihe tukiriho tuba tukiri ku rugamba, tuba tugihatana, tuba tukirwana. Ntabwo umuntu aba yari yaba intwari. Ni nayo mpamvu rero ntakeneye umuntu nkunda mu gihe cyiza gusa, nkeneye n'unkunda ndi no mu gihe kibi. Ntabwo nkeneye umuntu nkunda nakoze byiza gusa, kuko ndi umuntu, nshobora no gucumura, nshobora no kugwa mu gicumuro, nshobora no kugwa mu gukiranirwa. Uretse icyo ntagwamo ni icyaha, kuko icyaha namaze gusobanukirwa ko ari ikintu cyose kigambiriwe, kandi namaze gusobanukirwa ko umuntu wabyawe n'Imana adakora icyaha. Kandi si ndi umwana wa Satani, ahubwo ndi umwana w'Imana. Ariko nshobora kugwa mu gicumuro, nshobora no kugwa mu ikosa, nkakiranirwa cyangwa se nkacumura, ariko sinzagambirira gukora icyaha. Kuko igihe cyose nagambiriye icyaha, nzaba ntarigeze nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ngo mpinduke icyaremwe gishya, mpinduke umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ntakora icyaha, ariko kuba adakora icyaha ntibishobora gutuma adacumura, ntibishobora gutuma adakiranirwa.
wenda nzafata umwanya nsobanura ibi bintu uko ari bitatu kugira ngo mwumve icyo bita icyaha, mwumve icyo bita igicumuro, mwumve icyo bita gukiranirwa. Ni ibintu bitatu bitandukanye ariko abantu badashobora gutandukanya bakabyitiranya. Rero ntabwo dukeneye umuntu ufite urukundo rutari urukundo rw'ukuri. Abantu bashakanye, abantu babana, iyo bakeneye kurambana, iyo bakeneye guhorana amahoro yuzuye, bakwiriye gutunga urukundo rw'ukuri. Nabisobanura ndavuga ngo urukundo rw'ukuri ni ukwerekana urukundo mu magambo no mu bikorwa, kwitangira mugenzi wawe, kumwitaho no kumuharanira no guharanira ibyiza bye. Umva icyo kintu, kwitangira mugenzi wawe, kumwitaho no guharanira ibyiza bye, icyo nicyo bita urukundo nyakuri. Niba unkunda ukwiriye kunyitangira, icyo ni kimwe, kunyitaho no guharanira ibyiza kuri njye. Ibi bintu biratunaniye mu miryango, ariko nicyo cyitwa urukundo nyakuri. Ntabwo urukundo nyakuri, ntabwo urukundo dushaka mu miryango ari urukundo rudafite kwitanga. Bibiliya yo iravuga ngo urukundo rubabarira byose. Urukundo ntabwo rwifuza ikibi ku muntu. Urukundo ntirwihimbaza. Urukundo rufitiye ibisobanuro byinshi. Rero urukundo nyakuri hano ruravuze ngo ni ukwerekana urukundo mu magambo no mu bikorwa, kwitangira mugenzi wawe, kumwitaho no guharanira ibyiza bye. Ngiki kintu kituraniye, icyo bita guharanira ibyiza by'umuntu. Ariko aho kugira ngo uharanire ibyiza byanjye, ahubwo ungirira ishyari, ungirira igomwa, ubabazwa nako ngezeho. Kandi noneho twahura, haleluya, Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, ahimbazwe, n'ibindi, ndagukunda n'ibiki. Noneho ugasanga hari n'abatugenderera mu miryango, hari n'abadusura bazanwe ari incakura. Imana iturinde incakura zitugenderera ziza mu miryango yacu. Uzi ko n'uyu munsi ikibazo ufite gishobora kuba cyaraturutse ku ncakura, kuri ba bantu bigize intama nyamaze ari ibirura, bakigira beza mu buzima bwawe. Ariko nasobanuye nkababwira ngo tujya tugira ingorane z'abantu baza mu buzima bwacu, ariko ari abatasi b'umudendezo w'amahoro yacu. Ese kubera iki abaye hate, yubatse ate, ubuzima bwe mu muryango n'ibiki. Noneho agakoresha iturufu y'amazimwe n'amagambo. Uyu munsi hari abantu bambuwe amahoro yo mu miryango yabo biturutse ku kanwa, ku rurimi, amazimwe. Umuntu akagusenyera urugo akoresheje ururimi, akoresheje ikinyoma, akoresheje amanyanga y'uburyo bwinshi. Noneho niyo bimunaniye agasanga wenda uwabwira ntiyumva amabwire, hari n'ahita bajya mu barozi bagakoresha izindi mbaraga z'uburyo bwose kugira ngo bafunge amarembo twakagombye kuboneramo urukundo. Hagati yawe n'uwo mubana, hagati yawe n'uwo mukundana, hagati yawe na sosiyete, hagati yawe n'igihugu, hagati yawe n'itorero, ukwiriye kugira urukundo rw'ukuri, hano urukundo rw'ikinyoma. Abankunda mutangire munyereke urukundo rw'iki, mutangire munyereke urukundo rw'ukuri. Ntabwo nkeneye umuntu umbwira ko ankunda ariko atanyeretse urukundo rw'iki, rw'ukuri. Reka nsubiremo igisobanuro cy'urukundo rw'ukuri, hanyuma twigire ku ngingo ya gatatu. Igisobanuro cy'ukuri nakise ngo iki cyangwa navuze ngo iki? Ni ukwerekana urukundo mu magambo no mu bikorwa. Icyo nicyo gisobanuro cy'urukundo nyakuri. B yacu, kwitangira mugenzi wawe, kumwitaho no guharanira ibyiza bye. Rero ubwo ikizanyereka urukundo rwawe kari urw'ukuri kuri ngewe, nuko nzajya mbona atari urwo mu magambo hakaza no mu bikorwa. Nuko nzajya mbona ufite ubushobozi bwo kunyitangira, nuko nzajya mbona ufite ubushobozi bwo kunyitaho, nuko nzajya mbona uharanira ibyiza byanjye. Hano ibyo kumbwira ngo yes, Imana ibahumugisha. Reka twigire ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu
nayise ngo iki? Kugirira mugenzi wawe icyizere. Ndagira ngo mbabwire, igihe cyose abantu babana ariko badafitanye icyizere, batagirirana ibyo bakora ibyo ari byo byose ntabwo byarama. Uyu munsi dufite ibikomere twagiye duterwa n'abatubwiraga ko badukunda. Uyu munsi dufite ibikomere by'uko turi kurenganira aho twakarenganuriwe. Uyu munsi dufite ibikomere by'uko uwakaturenganuye ari uri kuturenganya. Uyu munsi dufite ibikomere by'uko twizeye abatarabo kwizerwa, tukababwira ibyacu kandi atarabo kugira gute, atarabo kubwirwa ibyacu. Uyu munsi dufite igikomere cy'uko abantu bihishe mu buzima bwacu tukabibeshyaho. Imana yo mu ijuru ikomora igikomere cyo kwibeshya, kuko hari igihe tujya tugira ibikomere byo kwibeshya ku bantu. N'uyu munsi ndabizi neza ko abadukurikiranye batari bake babizi neza ko ibikomere byinshi bafite babikuye mu bo bizeye atarabo kwizera. Uzi ingorane zo kwizera umuntu utari wo kwizera. Uzi ingorane zo kugira ngo wakakurenganuye ari we ukurenganye. Ariko nubwo biri uko, nkwiriye kubabwira ko mu ijuru hari Imana isobanukiwe byose, kandi ibidashobokera umuntu ku Mana byo bigize gute, birashoboka. Rero kugirira icyizere mugenzi wawe nibyo bikwiriye gukomeza urukundo, nibyo bikwiriye gukomeza ubumwe. Ariko biba ikibazo iyo ufitiye mugenzi wawe icyizere we ntacyo agize gute agufitiye. Niyo mpamvu navuze ngo ingingo ya gatatu ni ukugirirana, pana kugirirwa. Wishaka ko bakugirira kandi wowe utabagiriye. Sinzi niba mwumvise iki. Kugirirwa icyizere ni kimwe, no kugirirana icyizere ni ikindi. Ntabwo rero kubaka amahoro arambye mu muryango, ntabwo kugira amahoro arambye mu muryango ari ukugirirwa icyizere. Ahubwo ni uko ukigirirwa nawe ukakigira, mwembi mukagirirana icyizere. Nimuramuka mugiriranye icyizere rero, ntabwo uzibaza impamvu mugenzi wawe yatinze gutaha, ntabwo uzibaza impamvu mugenzi wawe yakoze icyo yakoze, ntabwo uzibaza impamvu za zindi ujya wibaza. Impamvu za zindi uzibaza za zindi nawe umutima wawe uzi bya bindi utekereje, bya bindi wibutse, nuko utigeze ufata umwanya wo kugirira mugenzi wawe icyizere utitaye we kakikugirira. Kubera iki? Iyo mwagiriranye icyizere bibyara igisubizo kirambye, aricyo nise gutya. Icyo bita kugirirana icyizere bivuze iki? Bivuze kudashidikanya, kwirinda gucana, kwirinda gucunga cyangwa gushaka kugenzura buri gihe mugenzi wawe. Kugirirana icyizere na byise kudashidikanya, kwirinda gucunga cyangwa gushaka kugenzura buri kantu kose mugenzi wawe akoze. Ariko nawe tujye tubwira wowe mu by'ukuri wumva utarihaye akazi utazanashobora, ku buryo ugeze naho ubuzwa umutekano na telefone. Uzi ko telefone ziri gusenyera abantu, telefone, ku buryo ushyira ingenza ku muntu. Yavuganye nande, yari arihe, wanyuze he, noneho yajya no guhaha ukamugenza, ugasohoka ngo urebe ko icyerekezo yerekejemo aricyo iduka ririho. Ukagerageza gushaka nimero zabo bakorana kugira ngo ujye umenya amakuru y'igihe basoreje akazi. Ayiwe. Noneho cyangwa ugasanga kubera kutagirira mugenzi wawe icyizere, noneho n'ibyagombaga kubyara inyungu mu muryango birahagaze, hakaboneka impamvu zituma uhagarika umuntu akazi. Nzi imiryango, hari imiryango myinshi ipfa akazi bikarangira noneho ahubwo umwe ahagaze mu kazi ngo kuko mugenzi we atamugiriye icyizere gusa. Kugirirana icyizere bikuraho uko gushyira ingenza kuri mugenzi wawe,
kugirirana icyizere bikuraho gushidikanya ukuri kw'ibyo yakubwiye. kugirirana icyizere bikuraho kumubona nk'uwaguca inyuma. kugirirana icyizere bikuraho kugenzura buri kantu kose. ejo bundi hari umudamu wampamagaye arambwira ati ndagira nte ko mfite ikibazo cy'uko bitewe n'amakimbirane dufitanye mu rugo, ati umugabo noneho ubu ngubu ntashobora kuza ngo nasanga twateguye ibyo kurya yemere kubirya. ati reka reka, ati niyo naruye ibyo kurya, ati njya kubona nkabona ibyo nayo namugeneye ahise abiterura abishyize imbere yanjye, ibyo nishyiriye imbere yanjye abagize ati ntibyariye. ati kandi nubwo yabirya ntashobora kubimara habe na gato, atabakirya yarangiza agahita afata bya bidasigaje nabwo ntiyizenda yasani wenda ko ntayirimanganije kubera ko umutima umaze kuhabuka. nkajya kubona nkabona na bya bida bisutse ku isahani yanjye kugira ngo nabyo arebe ko ndi bubiryeho. ati ku buryo yatinze gutaha agasanga twariye, ubwo araburara, cyangwa se isahani twateguye akafata indi akajya kuyiyogereza akiyarurira, kandi nabwo ntashobora kwarura ibyo kurya. mu by'ukuri ubwo burushyi, mu by'ukuri oyate ubwo ibaza ubwo burushyi. none se byari bikwiriye rero kugirirana icyizere. nababwiye ko ni ingingo nyinshi nakavuzeho, nimukenera izindi nazo nzazongeraho, ariko nahisemo izi ngizi eshanu. ingingo ya gatatu ni ukugirirana icyizere. kugirira mugenzi wawe icyizere, mukakigirirana, ukamugirira icyizere nawe akakikugirira. no wishaka ko bakikugirira gusa, ahubwo mugirirane icyizere. bivuze kudashidikanya, kwirinda, gucunga cyangwa gushaka kugenzura buri gihe. bivuze iki? kansubiremo. kugirirana icyizere bivuze kudashidikanya, kwirinda, gucunga cyangwa gushaka kugenzura buri gihe, buri kantu, buri. icyizere ni inkingi y'urugo ruzira amakimbirane. muranyumvise? icyizere ubwacyo niyo nkingi y'urugo ruzira amakimbirane. niba ukeneye kubaka urugo rufite imbaraga, rufite ejo, nuko uzana inkingi yitwa icyizere. ibibazo bihari uyu munsi ni ukutagirirana icyizere. ariko nuramuka usubije umutima inyuma ukibonamo aya makosa turimo tuvuga, ukayakosora, uzajya kubona ubone ibitari mu murongo bigize gute, byishyize mu murongo. reka twigire ku ya kane. ingingo ya kane natoranije mu byatuma ugira urugo rufite amahoro arambye, ivuga gutya: kubahana no kubaha inshingano. kubahana no kubaha inshingano. iki cyo rero kirakaze. dufite ingorane zo kwigira ba nyirandabizi. dufite ingorane zo gufata bagenzi bacu tukababona nkaho ntacyo bamaze. mu minsi iyashize narababaye. hari ahantu nagiye gufasha umuryango wari wagize ikibazo. umugore araturikararira noneho amaze kurira ndamubaza nti mu by'ukuri ntuduhishe, tubwirira imbere y'umugabo wawe ikikurijije kurusha ikindi. ndamukansoreka kuko ibintu bya kansoringi ndabizi, ibintu bijyanye no kubaka amahoro arambye mu muryango mu by'ukuri mbyiyumvamo nk'umuhamagaro wanjye. hanyuma arambwira ngo ikintu kimbabaje kurusha ibindi byose ni ukugira ngo umugabo ejo bundi abe yaratinyutse ambwire ngo ntacyo maze uretse kuzuza wesiye, ngo ntacyo maze, ngo ndi uwo kurya gusa, ngo narangiza ngo nkajya kuzuza wesiye. ibaze aho umuntu ageze kubona mugenzi we nk'uwo akamara ari ako kuzuza wese. mwene data muvandimwe, hari ibyo mu by'ukuri byari bikwiriye kubahana no kubaha inshingano. ndagira ngo mubwire
wa mugabo we ntabwo twese dukwiriye kugira inshingano zimwe. Buriya uwo mubyeyi, uwo mama, uwo mudamu, uwo mugore wawe ubona ko ntacyo amaze, uwaguha inshingano ze yirirwana mu rugo gusa, urahiye ukuri kw'Imana urugo waruhunga warwimuka. Twese tufite ubudasa, kandi ubu budasa ni nabwo buhesha n'Imana icyubahiro. Ntabwo dukwiriye kubona bagenzi bacu nk'abadafite icyo bamaze kubera yuko tubarusha akazi, tubarusha amashuri, tubarusha icyubahiro. Noneho uyu munsi dufite ingorane z'uko n'amaranka y'ibyubahiro bitandukanye mu miryango biri gutuma abantu basenyuka. Ejo numvise amakuru kuri radiyo, nari ndi kuri radiyo numva abanyamakuru bavuga umuryango umwe ngo wapfuye parikingi. Parikingi ngo umugabo n'umugore bafite akazi gatandukanye, hanyuma umugore ngo niwe utaha nyuma y'umugabo. Noneho umugabo ataha mbere ngo akanasohoka mbere mu gitondo, hanyuma buri mu gitondo rero ko asohotse ngo biba bisaba kugira ngo akure imodoka y'umugore we mu marembo kugira ngo abone iye ahigira ite ahinyura. Arangije ngo yumva abangamiwe nuko buri mu gitondo akomeza gukura imodoka imbere ye, bapfa parikingi gusa. Ntabwo nabikurikiranye cyane ariko nabyumvise kuri radio. Ibaze uwo murengwe, uwo mukunamo, niba nasisku ibaze umurengwe kugira ngo umugabo n'umugore bapfe parikingi. Burya nta kindi kiba cyabayeho nuko hatabayeho kubahana no kubaha inshingano za buri muntu, kugira ngo buri muntu wese yubahe inshingano za mugenzi, kuko bose bari bakwiriye kwicara muri ya ngingo ya mbere yo kumenya uburyo ukwiriye gutambutsa message cyangwa itumanaho ryubaka urugo rwawe. Ngahibaze abari gupfa parikingi yabo atari parikingi bakodesha, abari gupfa parikingi yo guparikamo imodoka zabo bwite. Uwo ni umukunamo, uwo ni umurengwe, ubwo n'ubu sinzi ukuntu nabyita. Rero ingingo ya 4 navuze ngo abantu bashaka kubaka amahoro arambye mu miryango yabo, abantu bakeneye kubaka urugo ruzira amakimbirane, bakwiriye kuba bafite kubahana ndetse no kubaha inshingano. Ibi bishatse kuvuga iki mu buryo busobanuye neza? Bishatse kuvuga kubaha amarangamutima, ibitekerezo, igihe n'umwanya wundi. Kubaha amarangamutima, ibitekerezo n'igihe n'umwanya. Uyu munsi dufite ingorane z'uko hari amarangamutima mu miryango, amwe ari hejuru andi akaba yarapfukiranwe agashyingura. Ugasanga hari umuntu udakeneye, udafite aho yagaragariza amarangamutima ye. Ntazi kwishima, ntazi kunezererwa, afite umuryango ntawamusura, afite inshuti ntawazisura. Mu minsi yashize umuntu yigeze kumbwira, ambwira amagambo akomeye. Arambwira ati buriya imyaka maze, ati singira inshuti, ati singira umuvandimwe, ati uruhushya nasaba urwo ari rwo rwose ngo nsurwe, ati umugabo ntiyarwemera. None se mu by'ukuri urugo rutazagengwa, wowe urabona mugenzi wawe nta marangamutima afite yo gukunda no gukundwa? Urabona nta marangamutima mugenzi wawe afite yo kugaragaza ibyishimo n'umunezero, ku buryo amarangamutima yawe ari yakwiriye kuba hejuru mu rugo, ayundi akajya hasi burundu? Ntabwo bikwiriye. Niba ukeneye amahoro arambye, ubaha mugenzi wawe, wubahe n'inshingano. Kandi igisobanuro cyabyo ni uko umuntu akwiriye kubaha amarangamutima ndetse n'ibitekerezo bya mugenzi we. Ukubaha amarangamutima ya mugenzi wawe, ukubaha n'ibitekerezo bye. Birashoboka ko ngewe mu bumenyi nshobora kuba ibitekerezo byanjye biri hasi
kuko nyine n'ikigero cy'imitekerereze yanjye kiri hasi. Ariko nibivuze ko nimanika agatoki uravuga ngo ziba n'ubundi ntacyo ugiye kuvuga. Ubu uyu munsi dufite abantu bubatse imiryango ariko utamenya niba imiryango ari iyabo, bubatse ingo ariko utamenya niba ingo ari izabo, ugasanga nta bagenerwa bikorwa mu kintu cyose. Ntabwo bikwiriye rero, ukwiriye kubaha mugenzi wawe niba ukeneye amahoro arambye, ukanubaha inshingano, kandi ibyo bivuze kubaha amarangamutima, ibitekerezo ndetse n'igihe, mugasobanukirwa no gukoresha igihe cyanyu. Uyu munsi dufite ingorane z'uko abantu tutazi agaciro k'igihe. Nyamaze burya igihe, hari umuhanga yaravuze ngo igihe ni amafaranga. Igihe iyo ngeweho mfite ibimenyetso, njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo umurimo ubona wakora ukawurangiza ntuzawutege ejo. Nubwo ejo ari hahari ushobora kuzaba wagerayo, ariko birashoboka ko wareka gukora icyo wari bukore ukakirangiza ngo uzagikore ejo, bugacya mu gitondo mu muryango habaye ibyago, cyangwa se n'iwawe umuturanyi yagize ibyago, bituma utajya muri za nshingano zawe kandi ejo wagombaga kubikora. Uyu munsi uretse n'ibyago ushobora no kugira ikibazo wowe ubwawe gituma kakazi uhagarara kugasubiraho mu gitondo. Nyamaze wa muzenzo cya gicumbi wacumbitse, ngo nabivuze umuzenzo ku bahinzi, ukaba uri gutera nk'intabire, kandi mu by'ukuri imbere umuzenzo usigaye wawuzenze ukarangiza gutera cyangwa ukarangiza kurima cyangwa gutabira, noneho ukavuga ngo ndiruhiye reka ntaye nzabikoresha. Yego nibyo kuruhuka, ariko ibuka ko icyo kivi udasoje, icyo kivi udasoje ukibwira ko uzagisoza ejo, imvura ishobora kubyukira ku muryango ntubu ukigisoza, kandi imyaka washyizemo yo iri kubyimba, iri guturika kugira ngo imere. Ushobora kugira uburwayi, ushobora kurwaza, ushobora gupfusha, ushobora gutabara, bigatuma cya kivi kizahera aho ngaho ni ukuri kitagize gute kidasojwe. Nyamaze uretse ubunyanda, iyo ureka ubunyanda watashye mu masaha atari ayo gutaha, mu gihe iyo wihangana iminota 20 cyangwa 30 cya kivi wari kugira gute, wari kucyusa. Rero birasaba kugira ngo ubahe mugenzi wawe, aribyo twise kubaha amarangamutima ye n'ibitekerezo bye n'igihe n'umwanya, nabyo ukabiha agaciro, ukamenya ngo nawe akeneye igihe, akeneye n'umwanya. Uyu munsi hari abantu bagakoreshwa nk'aho batari kwikorera. Ugasanga umuntu umwe mu rugo yashyizeho umurongo w'ibikorwa bikwiriye kugira gute gukorwa, kandi akagenzura ko ibyo yavuze ko bigomba gukorwa byashyizwe mu bikorwa. Ariko mwene data, uyu muntu uri gukoresha gutyo, wibuka ko nawe ari nyir'urugo, wibuka ko ari 50 yawe na 50 ye mu kubaka uwo muryango. Ese birakwiriye yuko ahinduka nk'umwana ubwira kwemera no kubaha inshingano z'urugo, buri wese akuzuza uruhare rwe. Kwemera kubaha inshingano z'urugo, buri wese akuzuza uruhare rwe. Ntabwo bisaba ko haboneka umuntu uvuga ngo ngewe ndavuze. Iyo haje mu rugo ndavuze, menya ko urwo rugo n'urw'igihe gito. Nta ndavuze ngo ikwiriye kuba hagati y'umugabo n'umugore. Hari hakwiriye kubamo none tubikore dute, tubigenze dute. Bakicara ku meza y'ibiganiro, hanyuma buri muntu wese akagaragaza igitekerezo cye kandi kigahabwa agaciro. Noneho muri bya bitekerezo niho havamo igisubizo cy'ukuri kandi kirambye. Ingingo ya nyuma kugira ngo dusoze ariyo ya 5, kugirirana imbabazi no kwihanganira. Se ubu mwagiye mubyandika cyangwa nyamuneka mufata agakaramu, izi ngingo muzandike kugira ngo zizabafasha. Kugirirana imbabazi no kwihanganirana nicyo nsoreza. Ni gute ugirira imbabazi mugenzi wawe? Ni gute umwihangana? Ni gute naribaje ngo ni gute ugirira imbabazi mugenzi wawe? Ni gute umwihanganira? Ubuzima bwacu twese dukeneye ibi bintu bibiri.
dukeneye imbabazi, dukeneye kwihanganira. Nubwo wowe ushobora kubona ko nta kosa ugira, ariko uri umunyamakosa. Uretse no kuba umunyamakosa, uri n'umunyamafuti. Ukwiriye rero gusobanukirwa ko mugenzi wawe atari we munyamakosa, atari we munyamafuti, ahubwo nawe ubwawe ushobora gukosa, ushobora gufudika. Twese rero kugira ngo tube twuzuje ibisabwa, tube dufite amahoro yuzuye mu rugo, tube dufite amahoro yuzuye mu muryango, nuko tuba dutunze ibi bintu mu mitima. Tukaba dutunze imbabazi, kandi imbabazi nyambabazi zitari za nyirarureshywa. Ubundi icyitwa imbabazi kitari nyirarureshywa nuko umuntu wakubabariye icyo yakubabariye kitazongera kwibukwa. Ariko uyu munsi dufite ingorane z'abantu batubabariye za nyirarureshywa, batubabarira ariko badasize inzika mu mitima. Ukajya kumva umwaka uciyeho, kumva ibiri iciyeho, ukajya kumva wiswe ngo yarakubabariye, agucyuriye icyo yakubabariye. Igihe cyose hakiriho incyuro, igihe cyose hakiriho kwibuka ibyo wahemukiwe, icyo bita inzika, mu by'ukuri ntabwo uba waragize imbabazi. Imbabazi zibabarira byose kandi zikanihanganira byose, ni nk'urukundo. Rero kugirirana imbabazi no kwihanganirana ni kimwe mu bintu bizana amahoro yuzuye mu muryango, ni kimwe mu bintu bizana amahoro arambye muri sosiyete, ni kimwe mu bintu bizana amahoro arambye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko ukeneye imbabazi, nawe utekereza iyo wakosheje kandi ugakosa bigushyira mu rukiko, ugakosa bigushyira mu rubanza, mu by'ukuri ukeneye imbabazi. None wowe urashaka kugirirwa imbabazi utabasha kugira? Ni irihe kosa mugenzi wawe mu bana yagukoreye ukaba unaniwe kumwihanganira ku buryo ubonye igisubizo ari uko mutandukana? Umbwije ukuri, icyo mwapfuye cyari gikwiriye kurangizwa na divorce. Yego, urabona mugenzi wawe icyo mwapfuye, igisubizo ni divorce kwera. Vugisha ukuri, divorce ijaho imbabazi zabuze, divorce ijaho kwihangana kwagize gute, kwabuze. Igipfunsi n'umugeri bibayaho kwihangana kwabuze, bibayaho imbabazi zabuze. Ntabwo byakagombye kuba uyu munsi uri kurara mu cyumba cyawe n'umugore akarara mu cyumba cye, nuko habuzemo imbabazi hakaboramo no kwihangana. Ntabwo uyu munsi mwakaraye muheneranye, umwe arebe iburyo undi arebe ibumoso, muterana ingumi z'inkokora, nuko kwihanganirana no kubabarirana byabuze. Niyo mpamvu ntari kwirengagiza kukubwira ko ingingo ya 5 igusaba kubabarirana, aricyo twise kugirirana imbabazi no kwihanganirana. Mu ncamake hari uko nabisobanuye. Bivuze rero kwemera ko umuntu atungana cyangwa agakosa. Ibyo rero niba nshobora gutungana cyangwa nkakosa, ntibinkuraho kuba inyangamugayo. Kwemera ko umuntu atungana ugakosora, agakosora ibizo mugenzi we yagaragaje ko bitari ukuri, kugira umutima utanga imbabazi bituma urugo rugira amahoro arambye. Ni kuko nicyo twifuza, kugira umutima utanga imbabazi, kugira umutima ubabarira, kugira umutima wihangana, kutagira umujinya. Buriya kugira umujinya, ukwiriye kugira umutima wihangana, ukomeye, utaganirira mu mujinya, udasubirizaho, utihutira gusubiza. Kubera iki ibi bintu mbikubwira? Iyo uri umuntu uhubuka mu byo uvuga, iyo uri umuntu uhubuka mu byo ukora, inshuro nyinshi birangira ukoze ibyo utakagombaga gukora kuko ubikoreshejwe n'amahitamo mabi. Niyo mpamvu
ukwiriye kubaho mu buzima bufite umutima wihangana, mu buzima bufite umutima ukomeye, kugira ngo bikurinde gufata icyemezo uhubutse gishobora kugushyira ubuzima bwawe mu kaga, cyangwa kigashyira urugo rwawe mu kaga. Niyo mpamvu ngusaba kandi nkwinginga wewe twabanye twagendanye kuduha ibitekerezo. Wowe urabyumva ute? Uwo yari Daniel, wowe urabyumva ute? Wowe ubitekerezaho gute? Wowe ubona ni igiki gishobora kuba isoko y'amahoro mu miryango? Wowe ubona ari igiki gishobora kubaka amahoro arambye mu muryango? Telefona kuri 0788 22 70 hanyuma umbwire uko wowe ubyumva. Ikindi wimpamagarira kumbwira uko ubyumva gusa, ariko binarashoboka ko waba ukeneye n'inama n'izindi nyunganizi, ukaba wakunze ibiganiro byanjye. Birashoboka ko waba unkunda ariko ukaba utasohozaga umugambi mwiza mu rukundo, kandi wumvise ibikwiriye gukorwa hagati y'abakundana. Imana ibaho umugisha. Mwakoze kudukurikirana, kandi duhari ku bwanyu. N'ejo bundi tuzaba duhari ku bwanyu. Igihe cyose tukiriho tugihumeka duhari kugira ngo tuganire. Ngaho mutubwire rero uko mwebwe mubyumva, kandi mukomeze kudufasha niba bigufashije, niba wumva bifite aho byakura ingo zo muri iyi minsi ziri kwangirika, wihererane ubwo butumwa ngo bwumve wenyine, busangize n'abandi. Kora share ubuhereze n'abandi kugira ngo babashe kubwumva. Kandi iyo ukoze subscribe binarakorohera ko ikiganiro cyose dukoze uhita ukibonera igihe. Imana iguha umugisha kubikora kandi ubikunze kubana natwe iminsi yose, mu izina rya Yesu, amen.